Abakora imirimo y'ubucuruzi bwa za hoteli, bare n'amaresitora bo mu ntara y'Iburasirazuba barashima gahunda bagejejweho yo kumanika ibyapa biriho ubutumwa inzoga si iz'abato bubuza guha no kugurisha inzoga abari munsi y'imyaka 18, bakavuga ko ubutumwa buri kuri ibyo byapa bwagabanyije ubwinshi bw'abana bazaga kugura inzoga mu tubari. Kiriya cyapa ikintu cyamfashije cyane nyine gukumira abo bana b'imyaka 18 kuba bakinjira mu kabari. Gituma nyine mbimenya neza ko badashobora no kwinjiramo. Abo bana rero nabo iyo bageze hano bakakibona abibona ko ari seriye agahita agira ate areka kwinjira muri ako kabari. Cyapa kibuza abana bo munsi y'imyaka 18 kunywa inzoga kirunganira cyane kubera ko haba umuntu winjiye w'umukiriya arakibona akabona ko ibyo bintu bitemewe hano, ndetse n'umukozi wa hano yakibonye nyuma y'amabwiriza tumuha yuko bitemewe abishyiraho attention kugira ngo bitaza kuza kumucika, ku buryo ki yaramutse abonye nk'umwana uri under age ya 18 akasinyara twebwe abayobozi tukaba twareba abantu bari kumwe tukababuza, kuko niyo yaba ari umubyeyi we ntabwo yemerewe kumuha icyo kunywa kiri alcoholize. Namushimira cyane kubera ko urumva ni message idufasha kumvikanisha icyo kintu ko kidakwiye, haba kuri buri muntu wese, ku mukiriya ndetse no mu kazi. Arumva dufashe gutanga information mu buryo bwihuse. Bamwe mu babyeyi n'abarezi nabo babona iyo gahunda yaratanze umusaruro, kuko ngo abana ntibakibacika bajya mu tubari kuko batemererwa kwinjira, babazwa indangamuntu. Ibyo kandi banabihurizaho n'urubyiruko kuko narwo ruvuga ko byatumye imibereho yarwo ihinduka, ndetse abenshi basubira no ku mashuri. Bakaba kandi basaba ko ubwo bukangurambaga butahagarara, ndetse n'ibyapa ko byamanikwa hose. Kabone ko hari icyapa kimwe ku irembo no mu gikari bongereho ikindi, no ku mihanda naho bongereho ibindi byapa, kuko bizadufasha, bizanadufashiriza urubyiruko. Kuva ibyapa byatangira kujya mu tubari ntabwo abana bigeze bongera kuyagara ngo bave mu bigo by'amashuri, usange barasohokera hirya no hino mu tubari. Byarahindutse cyane, ahubwo tuba twifuza yuko byakomerezaho. Byari bibangamye cyane, dore ko umuntu wese iyo yumvaga yabonye igihumbi kiguri iryo cupa yumvaga ko uburenganzira yamaze kububona. Urubyiruko yakumva ko yamaze gufata irangamuntu, akumva ko nawe yamaze kugera mu byimbo nk'iby'abandi bose, kwigura kumva ko nta kibazo cyari kirimo. Ariko mariwe gusobanukirwa na biriya byapa bimaze kuhagerera kuri iriya myaka yari yarateganyijwe yagenwe, buri wese yagiye yumva umwanya we kandi awuha agaciro. Ngewe ndashima, ariko hari icyo nakongeraho. Uko byagenda kose ntago tugomba kurekeraho, cyangwa se abakoze ubwo bukangurambaga ngo barekeraho. Kwiga ni uguhozaho. Iriya gahunda yatubereye nziza nk'ababyeyi, kuko urubyiruko rwinshi rwari rwatwawe n'akabari, ariko ubu ngubu umuntu ajya mu kabari akabanza akabona kiriya cyapa. Iyo utujuje imyaka usubira inyuma kuko hari ibikugonga. Rero nk'abantu babitekerejeho bagatekerezaho kwandika kiriya cyapa, badukoreye ibintu byiza. Natwe ubwacu ufite umutekano, umwana aranagenda ukagira ntugire igishyika, kuko mbere baragendaga kufite igishyika gisemana nanjye byagiye kwagiye gishaka araza aho ntiyakatiye mu kabari, ariko ubu nta biriho. Kera ni ukuvuga ngo twanywaga inzoga abana tukenda no kurara mu kabari, ariko ubu ngubu 2023 iyo ugiye kwinjira mu kabari ukabona birabya tusubirayo, kandi niyo uyiguze barayigupfunyikira bakakubwira ati ni mwibanga rikomeye cyane ukayicyura. Iyo gahunda yo ni nziza, umva turanayubahiriza. Twaribaga amafaranga tukajya mu kabari nyine tugataha amajoro, tugataha twanduranya dukubita ababyeyi nyine n'abavandimwe. Hari ibyapa nyine biriho byerekana yuko kunywa inzoga utaruzuza imyaka 18 bitemewe. Iyo tubibonye tugiyeyo tuhita dusohoka, ntago twemerewe kuba twakicarayo. Byarahindutse, ubu nagiye ku ishuri, ubu nsigaye niga. Barasaba ubuyobozi kubwa bishyiraho imbaraga naho bitari bakabihashyira. Nambajimana Jean Pierre ni umuyobozi wa Inzoga Ntirera, avuga ko batangiye ubwo bukangurambaga mu mwaka wa 2015 mu buryo butari bworoshye, ariko kugeza ubu bwatanze umusaruro ushimishije nubwo tarageze 100%. Akavuga ko agikenewe ubundi bufatanye. Ubukangurambaga twabutangiye mu 2015
twebwe ubutumwa dutanga twizera yuko ubutumwa bwanditse buri ku byapa ari bwo butumwa bukwirakwira vuba kandi bubonwa n'abantu bose kurusha ubutumwa butanzwe mu buryo bunyuranye, yaba ari inama cyangwa ibindi biganiro, kuko icyapa kimwe gishobora kubonwa n'abantu benshi cyane ku munsi kandi kigatanga ubutumwa buri mu murongo uwifuza gutanga ubutumwa yabutanze. Rero twahisemo gukoresha ubutumwa bwanditse ku byapa, aho dutanga ibyapa bibuza guha inzoga abana bari munsi y'imyaka 18, dusaba kandi kwerekana indangamuntu umuntu wese uri ikinyobwa gisindisha cyane cyane atujuje imyaka, ndetse hasi hakabaho n'ubutumwa busaba abantu bakuze banywa ibisindisha kuva mu rugero. Imbogamizi ya mbere ikomoka mu miterere y'umuco w'Abanyarwanda, aho Abanyarwanda nyine bazi yuko bari basanzwe bazi yuko imyumvire yabo abenshi yuko kunywa inzoga umwana nta kibazo, ndetse hari n'abantu bakuru ujya ubona rwose bakomeye bazi ubwenge babwira yuko umwana inzoga ari icyaha, bakubwira yuko ari babuze abarezi. Bajya kujya mu kabari cyane cyane utubazo duciriritse, ugasanga abakiriya bari mu kabari abana ni nka 75%, ugasanga umuntu yavuye mu murima avuye guhinga ahetse umwana ashorera n'abandi 3 bose bicaye ku ntebe barimo barasangira. Leta ifite umurongo mwiza kuri urwo rw'igihugu, kuko na inspiration uko nabivuze, na inspiration yo gushyira imbaraga mu bikorwa byacu cyangwa gutangira ibikorwa byacu twayikuye ku buyobozi bw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu Leta ifite umurongo mwiza, ifite na gahunda nziza ndetse n'icyifuzwa kirazwi. Kubona rero Leta yarashyizeho kampeni ya Tunyweresi, nkabona no mu nzego z'ibanze mu nteko z'abaturage hirya no hino barimo babikora bigishwa, numvise ari ibintu byiza, kuko kuri twebwe ni ukubita ingabo ku bitugu, twumvise ari kampeni nziza cyane, ndetse natwe nubwo twe dusanzwe tubikora twumva nyine turashyigikiwe. Hari aho abana n'urubyiruko bagihabwa inzoga n'abacuruzi cyangwa ababyeyi, ndetse bikaba n'intandaro y'ihohoterwa rikorerwa abana, cyane cyane inda ziterwa abangavu. Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame avuga ko urubyiruko narwo rusabwa kwirinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya ubwenge bwarwo, ndetse abasaba kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge kuko byica. Mwitandukanye n'imyitwarire idahwitse, mwirinde inzoga. Ibi turabivuga dukomeje, mwirinde inzoga n'ibindi biyobyabwenge kuko birica. Ntabwo ari ngombwa inzoga, tuvuga ngo kunywa less, ariko wanabishobora nta nubwo yanazinywa na busa.